ngo kiki business woman kimwe cyarongoye umukobwa mu Tanzania abantu bose kirongoye ariko twakoze ari kukivugaho urukumva tukavuga abakobwa bose kirongoye bahita bananuka wagiye muri Nigeria kananuka akaba nk'uruzingo yego uri kubyibuka turabyibuka uwo mukobwa muramuzi arazwi imana yarahiye kandi yarabyibushya amufungisha cyagiye abavuga ko tuje imyaka y'ubukure muri bukura mukobwa ajya muri ntuza akananuka muri nanuka akenda gupfa muraza gukonekitinga dote iyi nkuri ifite ishene iyo murihuze muribuka ndashaka kujya ngo muzi iyi nkuru ya kokayini muribuka umuntu mu minsi ishize abantu bitanguranijwe bakajya muri iyi bono forensic ingi ipima ibiyobyabwenge mu Rwanda bahita forensic abantu bagiye kwitanguranwa ngo badakoresha ibiyobyabwenge barabyibuka muri guca ibintu niyo umva nigiye kwaka samu numbaza ibyo bajya bakiramo noneho kiragitinganyikazi nigeze kumanika amafoto y'umukobwa hari umukobwa w'umunyakenya watanze ubuhamya w'umuhanzi wagiye Nigeria kira gikorwa kikamuhereza ku kayiko tukibaza kubera ko uyu muntu abakobwa uyu mukobwa banatinganye bose bahita bananuka bagenda gupfa umbe ku kayiko hari uriya umunyakenya we yatanze ubuhamya hari uyu mutanzaniakazi w'umuhanzi n'ubwo aracyari muri rehab uyu nguyu ushaje ntabwo turamenya ibye ariko noneho umugabo munayira ndi kubabwira hari ikintu mutari kumva uyu muhanzi kazi n'umugira umuhungu ko n'umukobwa umuhanzi kazi njye sinzi no kongeraho kazi ndavuye ko ari umuhanzi kazi rero umuhanzi kazi yagiye muri Nigeria ajya kwaka koramo amaze kwaka koramo ahita bamubwira ati no you know what ijwi rya ntabwo riri gusohoka neza bamukubita ikintu bita umusongo n'urubuye baramukubita ararupfumura aravuga ati urubu ntabwo rukarishye nk'urwo mu Rwanda ntabwo ruri gukora ijwi riri gusohoka nabi sitire urumva bavuga ati shoreza baramubwira ati ahangaha dufite umweru kandi mu Rwanda n'iki yari ngo arashoreza njyewe bandangira aho uri wenda nananuka ngo bayarumuhaye karunuka nk'ivampa Isabella ntabwira nanone ariko ntabwo ivura urushwima urumva ndakuba ko barushwima iyo banduza urushwima ntabwo ishobora mufunge bakazanye mwabagimana muri abasenzi bro ni gute mvuga mukamuka ntabwo nshaka Mutanzania sheri ndashaka wowe njyewe barakubeshye urumva bajye kumvigira uyu mugore byaje kurwanya no gutanga amaniganiro ni kiri kugenda nyamara yatikiraza kugurwa nyamara yatike biraza niba ari bamuro wati niba murore thank you Jeanette napa nuriye ngo nzakorera Imana uza gukorera Imana birenze kwishaza abantu hanga bamurore Jeanette abantu 200 niba marangiyeho na Imana ko niba ubona ibi bintu niba ubona nshobora kwicaza abantu 200 nkabaruhura mu baba ari rongo
irungu rikabije bakazanga nkabicaza no bakabyagira suku bahasho nkabahasho webaza ngo gukorera Uwiteka birenze ibyo ndi mu murimo w'Imana hano ni muze mu amaturo ndi mu murimo w'Uwiteka dore ibiremwa hanga bifite irungu rikabije mba naje no nkabyicaza no nkabifite ikintu bita sho urumva erega Imana iravuga ngo mugende mwisanishe n'aba abantu bakunda iteka mujye mureka bahitiko dafite ikintu ribungura uzariba amo fuck urumva ngaho muri kuvuga manze nishure manze byari imodoka mu kinama Sande wagiye he? Sande menya yagiye kumesa imyenda zambara mu cyumweru ndabona ari muri comment. Azayambara yihe he? Pichati. Naho nahazaye. Tararanutse. Aragiye. Ame abora njye kwinanura. Igor iyi munsi panera konje. Abantu sinzi yabagiye sinzi uko byagenze bafite amafaranga rigana ku 5 bashobora kuramura. Pano y'abaroko sha. Iyi munsi abasinzi bagiye menya umujyi washyushye cyane ariko washyushye by'uyu munsi. ngo bimeze bite rero Wa hostinga abaroko. na hostinze abaroko ariko abaroko bagira gutya bakakora ibintu bitangaza Ndakurahiye. Kandi baraguhanuriye ngo uzakorera Imana none se urahera ku baroko. Niba murari kugira gutya bakora ibintu by'ibitangaza. nta bitangaza byenda gukorerwa ahangaha ntabyo abantu n'ubu kangati hano barakora ibitangaza bakoresheje imbaraga bafite kuri abanye Godfather. nyamara ibintu biraza gukunda n'ukuri kamera mukomeze mukore bisa n'ibitangaza Iyo ngiyo mubaye ikeye ifaritse nabi baguhereza 150. ni 170 ahubwo Wowe twe ntabwo bareza 80. ibaze biterwa n'igihugu urimo Zuriya mwana numva ndamutse nanjye naramubonye nawe ugasanga ibyo kwinanura gutya wapi kabisa. uravuga de Shazi ari gukira bamutwaye muri rehab wabo bagiye baramushimuta baramugarura ari gukira none se ko Kayitesi uramuzi ariko babanaga wowe ko ubona bimubereye ameze neza ateye neza we yamaze kumetereza kokayine urazi ko ayiterezo mu nshinge Shazi yarayiyame uzi urudodo ubona ko yatakaye kabisa kuri nusa kuri map uriya we yiterezo mu nshinge bro Abantu bamwese mwasinziriye. Hey love, how are you? I'm good. How are you doing? Fresh. Uzava mu isi bwa inyuma azasiga azimije amatara.
Thank you.